itorero rimaze imyaka nka 80 guma mu rugo yaza leta akaba ariza kutugaburirira abaririmbyi bacu batuye imyaka yose bamaze mu rusengero bavuga butu ngiye maze imyaka 35 mu itorero rimwe sindarihindura tekereza niba ntegereje ko leta ariza kumpa ibiryo muri guma mu rugo muri imyaka yanjye yose y'ubuzima narayibaye mu itorero ntabwo siko byakagombye kuba bimeze twigishije abantu kuza mu rusengero ntitwababwira ko nabari urusengero inyuma y'urusengero noneho ukantu gasubiremo twigishije abantu kuza mu rusengero ntitwababwira ko nabo ari urusengero inyuma y'urusengero noneho yagera mu rusengero akitwara neza yaba ari inyuma y'urusengero akaba ari umuntu usanzwe ntekereza ko rero abantu bakwiye kumenya ko ubuzima bw'ubukristo budashingiye gusa ko yateranye ahubwo bikwiye guhinduka ubuzima tugahuza ijambo ry'Imana n'ubuzima impinduka tuzakomeza tubitabaza ku gitereko cyanyu nibitagenda gutyo abakristo bazashiraho. Turabaramukije bakunzi b'ubutumwa bwiza bakunzi b'ijambo ry'Imana ndetse n'inyigisho zitandukanye zigenda zinyuzwa kuri uyu murongo. Ushobora kuba udukurikiye muri uyu mwanya uri hirya no hino ku isi, ukomeze kugubwa neza cyane. Abari muri Afurika mbifurije umugisha w'Imana, abari i Burayi, abari muri Aziya, abari muri Amerika ndetse na Australia, mugire amahoro y'Imana. Mwabyumvise nitwa Theogene Uwiringiyimana, turi kumwe na pasiteri kugira ngo tuze kuganira. Pasiteri, twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Nongeye kwishimira kubana namwe. Yego. Rero turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana, turi kumwe uyu mwanya, yaba Sinai TV ushobora gukurikira ubutumwa bwiza, yaba Nkunda Gospel nk'ibisanzwe kuri kwibona, ndetse ushobora no kujya ku Gakiza TV ukabona ubutumwa bwiza butambukaho. Ushobora no kujya kuri Byishimo live. Twahuje imirongo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi rero cyangwa se hagiye habaho session zitandukanye zibaza ngo mbese umwana w'umuntu azagaruka asanga kwizera kukiri mu isi. Turaza gukomereza aho ngaho. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, umuririmbyi, nuko uyu musa atari we nduze kubaza. Umeze neza? Ni amahoro Theo, ndizera nawe umeze neza. Reka twakire abantu bose bakurikiye ijambo ry'Imana, hanyuma dutangira barajya bumva ijwi ryanjye ariko bumve n'iryawe, byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira iki? Ibyiza. Hanyuma pasiteri, tuguhaye ikaze. Reka duha amahirwe umuntu ukubonye bwa mbere. Birumvikana umunsi ku munsi umuryango mugari w'abana b'Imana uraguka. Ukubonye bwa mbere wamwibwira gute? Nitwa Desire Habyarimana, ndi umupapa, mfite umudamu n'abana 2, nkunda Yesu. Ndumva ari ibyo. Aba n'umupasiteri. Nibyo ngiye kuvuga. Bimumbarize kubera ko nawe amavuta murayahuje. Oya, Yesu ndagera kuri wowe. Ukaba uri na pasiteri? Yego, ndi pasiteri hashize kuva 2007. Okay. Niwo murimo nkora wa buri munsi. Rero mbere yuko tuganira ku ngingo dufite, reka tubasabe udufashe gusenga. Kadusenge. Data, mu izina rya Yesu tugushimiye kuduhaye umugisha wo kuba imbere yawe. Turasenze kugira ngo Umwuka Wera avugane n'imitima yacu. Turasengeye ubwenge bwacu kugira ngo ubashe kwakira ibyo uvugana natwe, imitima yacu ihinduke ububiko bwiza. Ibi bizadufashe mu gihe kizakurikiraho gukomeza kugukunda no kukubaha. Mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Arakoze cyane. Tugiye kuganira n'ubundi kuri ya ngingo ibaza ngo mbese umwana w'umuntu azasanga kwizera kukiri mu isi, kuko ntiyabajije iby'insengero, nibyo nkunda kuvuga, ndetse na pasiteri we nibyo yatubwiye. Ariko kwizera, uyu munsi harimo abizera bashya twagize. Reka dore ko ikibazo kibaza ngo kwizera ubundi ni iki. Nubwo mwabivuze kenshi, twongere tugaruke inyuma gato. Uko kwizera ubundi yarashatse kuvuga nuko kwizera ubundi definition yo kwizera, igisobanuro cyo kwizera no kumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ibyo tutareba niko kubitumenyesha ko biri ukuri. Reka ntange urugero rworoshe kumva. Turi muri 2021, hashize imyaka 2000 irenga Yesu apfuye. Iyo ubwiye umuntu ngo izere imbabazi z'Imana, izera amaraso ya Yesu, urababarirwa ibyaha, nta gakombe kayo ufite. Hanyuma akabyizera akumva arababariwe. Ko no kwizera. Hanyuma kwizera bigomba guhinduka noneho ubuzima bw'umukristo abaho.
aho bigera igihe umuntu akabeshwaho no kwizera. Ku kwizera rero Yesu yavugaga ni ubuzima bw'abakristo, ntabwo ari ukwizera ko kwakira Kristo mwami n'umukiza, ahubwo ni ubuzima bw'umukristo abaho. Kwizera kuravuka, kukaregwa, kugakura, kugakora, kuranageragezwa kugira ngo guhinduke nka zahabu. Rero uko iminsi ishira kwizera kugenda gukamuka, kuko kugira imbogamizi nyinshi, hari ibintu byinshi bibangamira kwizera kugeza ubwo bishira mu muntu akongera kuba nk'uwo yahoze ari we kera atarizera. Aho niho Satani rero akoresha uburiganya bwe agahindura umuntu, akamusubiza aho yahoze kera. Ese buriya kuki Yesu yavuze kiriya gihe ngo azasanga ko gihari? Nuko yarebaga ibihe bizaza cyangwa nuko abonaga n'ibyari biriho muri kiriya gihe? Ubundi umuntu kuva kuri Adamu akoze icyaha, umuntu yahindutse inyeshamba, yahindutse wigomeka ku Mana. Hanyuma kwizera, reka tubifatanye kugira ngo abantu babyumve neza, barebera ntabwo wakwizera udafite uwo wizeye. Hanyuma dukunda ko ibyiringiro byacu biba ahandi kuruta ku Mana. Niyo mpamvu yababwiye mu butayu kwegeranya Mana y'umunsi umwe, kwari ukugira ngo ahorane nabo mu busabane. Mu isengesho rya Data wa twese aravuga ngo duhe ifunguro ryacu ry'uyu munsi. Abadukurikiye babyumve neza, ntikizira kugira stoke y'ibiryo, ntikizira kugira amafaranga kuri konte, ntikizira guhunika, ahubwo icyo Imana yifuza ni ukugaruka kuri yo buri munsi, ni ugusabana nayo buri munsi, uyibwira ngo ni wowe ungize, ni wowe byiringiro byanjye, ni wowe nizeye, ni wowe kubaho kwanjye, ni wowe mahoro yanjye. Hanyuma umuntu uko ateye rero muri kwa kwigomeka kwe, amahoro ye ntabwo ava ku Mana, ahubwo iyo ufite stoke y'ibiryo uhita wumva nta mpamvu yo gusenga, nta mpamvu yo kwizera Imana. Iyo uzi ko kuri konti hari amafaranga uba wumva umeze neza. Ariko Imana yo yifuza ko nubwo byaba bihari ikomeza kukubera Imana, ugakomeza mu busabane bwawe nayo, kuko murabizi ko amategeko ari abiri, ni ugukundisha Imana umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Ni ukuvuga ngo ugomba guhora uri imbere yayo wumva ko ari ikugize, ariyo wizeye, ariyo byiringiro byawe. Iyo rero umuntu atangiye, reka ntange urugero, Abanyaburayi ubutumwa bwiza bubageraho, bubatse insengero hafi nko kuri kilometero urusengero. Ariko uko bagiye batera imbere mu ikoranabuhanga, mu mutungo, ubuzima bugenda buhinduka. Aho bigeze ubu kujya mu rusengero ni igitutsi. Iyo umuntu akubwiye kafidrora bakubwiye igitutsi kibi. Mbese iyo umuntu akubwiye ngo bakaba urusengero, nico gitutsi kibi wabo. Kubera iki? Byageze igihe bakavuga ngo gusenga ni ugusaba. Twe ntaco dusaba Imana. Ntidusaba Imana ibiryo, ntidusaba Imana amafaranga, ntidusaba Imana minervare, ibyo leta irabikemura. Hanyuma twebwe natwe turarema, nta mpamvu yo gusenga. Ibyo rero nibyo bigaragaza ko umuntu bigera igihe agakura amaso ku Mana imugize, ntaba akiyizera, ahubwo akizera ibindi, akizera ibyo yagezeho n'ibindi. Niryo jambo Imana yabwiye Abisirayeli mu butayu ngo nimumara kujya mukabyibuha, mu kubaka amazu mukayabamo, ntimuzaramye ibyo mbahaye, ahubwo muzaramye Imana ibitanga. Ico kidutsinda twese. Murakoze cyane. Uyu munsi muri uko kuganira kwacu kuri iyo ngingo, turaza kubihuza n'ingingo yo gufasha abakene. Tuze kureba aho bihurira mu bintu byatuma kwizera k'umuntu gucogora, kuko Yesu yavugaga nyine areba abakene, kuko abakene bamye bariho. Hari no munsi Yuda yavuze ati kuki izi feza zipfuye ubusa cyangwa izi mpiya, umudamu we yitwaga Mariya ngo afashe amavuta ngo ayamusuka, ati izi mpiya zipfuye ubusa kuko n'aya mavuta kuki batayagurishije ngo bafashe abakene? Ati abakene muzahorana, ariko umwana w'umuntu ntimugumana. Icyo nshaka kubaza, uku kwizera n'abakene, kuko na Yesu yarabivuze ngo idini y'ukuri, barimo bibaza byinshi ahari, avuga iby'abakene. None uku kwizera kurahura gute no gufasha abakene? Mu by'ukuri turi kuvuga ku ijambo rivuga ngo umwana w'umuntu nazaza asanga kwizera mu isi. Twanze gufata kwizera gusa nko kwizera kugira ngo abantu batabyumva mu kirere, ahubwo twavuze turi kuganira ku bintu bigaragaza nk'ibimenyetso, cyangwa se iyo umuntu hari ibintu mu kiganga batita indwara, umutwe, igifu,
umuriro ibyo biba ari ingaruka z'ikindi kintu kiri ahantu. Rero kwizera dufate nk'ikintu gikuru, ariko hari ibimenyetso bigaragaza ko kwizera gutangiye gushira mu bantu. Twatangiriye ku nzira abantu banyuramo bakizwa, hari pirate y'agakiza ku kigero kiri hejuru. Twavuze ku rukundo, aho abantu urukundo rugenda rukamuka mu bantu. Ubu turiho turavuga ku gufasha abakene. Twavuze no ku mbuto. Twavuze no ku mbuto zigenda zibura, aho kubona umuntu kera ngewe umva kera hanjye ntabwo ari kera abantu bose. Iyo wabonaga mwene data wabonaga ubunye umuntu wasiga mu rugo ukagenda, waha amafaranga ukaba uzi ko azayagarura ntaho mwanditse, ukaba uzi ko wamusiga muri botike ntiyibe. Ariko kuri ubu bigeze igihe bavuga ngo hagukoresha umurokore nakoresha utari we. Mbese mwene data ntaco bikivuze. Kubera iki? Abantu bagiye batakaza ubwizerwa kubera kubura imbuto. Ubu rero turavuga ku gufasha abakene. Ubundi iyo mu itorero rya mbere, niryo torero tureberaho twese, Bibiliya iravuga ngo nta mukene wababagamo, umuntu wese yaraza agahabwa icyo akenye. Nirihe torero ubu byibuze rimwe twavuga ko ryaba rigifite iyo ndangagaciro? Hano rero turagaruka ku mategeko abiri, ni ugukundisha Imana umutima wose no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iyo abantu bari mu bubyutse kwizera kuhari, umuntu akunda mugenzi we nk'uko yikunda. Ntiwakwishimira ko hari igihugu kimwe nagiyemo, ngira ngo ni Qatar, mu makuru nakiriye iwabo yantangaje. Baravuze ngo ni igihugu kitagira umukene n'umwe. Ntabwo ari abakristo, ni abayisilamu. Ariko bafashe indangagaciro za gikristo, bafata amahame meza ya Bibiliya, bayinjiza mu buzima bwabo, bitanga umusaruro mwiza ko nta mukene n'umwe ubabamo. Abakire bose bahirimbanira kujya gufasha umukene. None twebwe ahubwo n'ibyo abakene turabijya. Turabijya. Nose nicyo twumva abantu bafunzwe bazize mituwere, inka bahaye umukene, ibyo kurya bisanzwe bifasha bakabijya. Bitewe n'iki? N'ukuntu ubundi Imana yashize abakene mu nzira. Waruvuze ngo abakene tuzahorana nabo, ndabyemera. Imana yashize abakene mu nzira yacu ngo tubakorereho umugisha. Ni ukuvuga ko abantu bose bafite umugisha. Reka ntange urugero umuntu wese ashobora kumva. Sinzi niba ari itegeko ry'umujyi, ariko iyo bagiye kubaka ikibanza babanza kugikorotira. Bamwe bakoresha amabati, abandi bagakoresha ibindi. Njye nibaza ariya amabati mashasha bakorotirije ikibanza, iyo bayakuyeho bayashiraho barayata, kuko aba yangiritse. Ubu ntibakora ikindi kintu, ariya mabati akubakira abakene. None hita umbarira ibibanza byo muri Kigali bikorotiriye, uhita umbarira abapfakazi bari mu gihugu batubakiye. Ntekereza ko abakire bose bagize uwo mutima wo gufasha abakene, abakene barara bariye. Reka ntange urundi rugero baza tararwongeraho no kurara bariye. Icyo gihe bahita banabona Imana bundi bushya binyuze muri aba bantu bakoze kwizera kwabo kukaba kwazamuka, bakaba bakongera ibyiringiro byabo ku Mana. Ubundi umukene ururimi yumva si ukumubwira ngo Yesu aragukunda, wihana ibyaha. Wewe akeneye kubona Imana muri wewe binyuriye mu kumuramburira amaboko. Urundi rugero nabaha rusa nkaho rukomeye, kandi nibyo kuri ubu mfata nk'ukuri. Iyo urebye ukuntu abakene bafashwe muri sosiyete, abakene batunzwe n'utuvungukira. Ibihugu biteye imbere bitungisha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere utuvungukira, kandi bakadukurikiza amahame akomeye atari no mu muco wacu. Abakire nabo wenda bari i Kigali n'ahandi bagize umugisha bagatera imbere, batungisha utuvungukiro abo basize mu cyaro. Reka ntange urugero. Ngenza abantu bajya gukina biyare bakahasiga 40,000 kubera kwiyakira n'ibindi. Ariko papa we yasize mu cyaro, cyangwa se mushikiwe, cyangwa se mukecuru, kumuha 5 abanza kuyatongera. Muzi ko dufite igiti dukura amafaranga, kandi aho yavuye nawe arahazi.
kuki tunezezwa no gutungisha utuvungukira abakene kandi mu by'ukuri sinavuga ngo tubaho umugabane ungana n'uwacu ariko byibuze ukamuha ikintu kizagira icyo kimumarira. Rero hanze ho nta nubwo mpatinda, ahababaje kuruta ahandi ni mu rusengero. Ngewe maze imyaka 10 nkora ivugabutumwa rikoreshejwe itangazamakuru. Nigeze gukora inkuru, ndahaguruka njya mu matorero akomeye hano muri Kigali, nkajya mbabwira mu mpebije y'umwaka. Narebaho ibintu bibiri, narebaho rubrike y'ivugabutumwa na rubrike yo gufasha abakene. Uzi ko abakene badafashwa? Uzi ko wabona abantu binjije nka miliyoni 100 mu mwaka y'icya 10 n'amaturo, ugasanga abakene nta miliyoni bahawe? None si Yakobo yaravuze ngo itorero rizima ni gita ku mfubyi n'abapfakazi mu mubabaro wabo. Niba tudafasha abakene tukubaka ibizu binini, uzi ko mu bwitange mu ubona mu nsengero hajyaga hakorwa ubwitange, uzi ko umuntu akuramwo bodaboda akaza akazitanga bakazibika agataha n'ibirenge. Uzi ko umuntu atanga icyo yaratezeho amaramuko tukumvana kuko tugiye kugura ibyuma ngo tukumva ntaco bitubwiye. Mu rusengero niho umuntu yakagombye kuza agahabwa ibyuzuye mu bice bitatu: mu mwuka, mu marangamutima no mu mubiri. None niba reka ntanga urundi rugero. Hari indi nkuru nigeze mbona mu itangazamakuru bavuga urutonde rw'abashumba bakize, bafite indege zabo, bagenda mu modoka zihenda. Ntekereza ko uriya muntu wishimira kugenda mu modoka ya miliyoni 100, mu rusengero rwe nta muntu ukeneye byibuza y'agataro. Yabona 5 acuruza by'imineka akararagaburiye umwana. Ahubwo se muri iyo modoka ntiyaba hariho umusanzu w'umwe cya benshi mu bo ayoboye bacuruza ku gataro. Ntekereza ko umuntu akwiye iyo tuvuze abakene, nta na kimwe Imana yatwimye ngo dufashe abakene, ahubwo nuko tuzi kwikubira. Imana yatanze ibihagije ku isi kugira ngo abantu basaranganye, ahubwo gusaranganya nibyo byatunaniye. Kandi mwibuke ko mu itangiriro haravuga ngo ijuru ni iry'Imana ariko isi yayihaye abantu. Ni ukuvuga ngo icyo ishitanze ntabwo icisubiza, ahubwo habazaba hasigaye urubanza umunsi tuzahagarara imbere y'Imana. Imana na ndayikunda, yashizeho ihame rikomeye ryitwa urupfu. Uzi ko umuntu abiruhira bikazarangira bamushize muri 2 metero, hanyuma bagahita babitera imigwi bakabigabana batazabimuje. Ariko izo 2 metero z'umukire n'iz'umukene ziba zitandukanye. Zose zitwa metero 2. Mu by'ukuri kiriya gihe nta kindi kintu umuntu abatekereza. Kwa mugani wa Theo aba hari 2 metero zirimo amakaro na sima, na 2 metero z'ubutaka gusa. Ariko ni hahandi inyo zikora akazi kazo. Icyo nashaka kuvuga hano ni ikihe? Nuko umuntu wese akwiye kuba atekereza ngo yego ndikubira, nifuza kubona birunze, nifuza kubyitirirwa, ariko icyo aho nzajya kuturaho iteka. Erega reka mbabwize ukuri, ntabwo Tabita yazuwe n'amarira y'abapfakazi, yazuwe n'imirimo myiza yabakoreye. Korneliyo mu byakozwe n'intumwa bice 10, Imana yaramubwiye ngo gusenga kugeretseho kugirira ubuntu abakene byazamukiye kubigutsa imbere y'Imana. Isengesho rigeretseho kugira ubuntu Imana ibyumva vuba. Nidukomeza kuza kurambura amaboko mu rusengero no kuvuza umuziki usakuza cyane, hari umuntu uraho yaburaye yifuza ko tumurambura amaboko tutabikoze, bene aya masengesho ntabwo Imana yumva. Yesaya yaravuze ngo nimusenga mwibuke ko ibyo mwari gufungura mukwiye kubifashisha abakene bakarara bariye. Ndebera hano dufite amatorero akomeye arengeje imyaka ahora mu masengesho, ko tutarabona ibyo bari kujya babihaye abakene. Byibuze ahubwo barabibika ngo bazabisorezeho amasengesho. Ntekereza Bibiliya avuga ngo icyo nico kizatuma Imana ikurambura amaboko. Mu migani haravuga ngo, nako muri Zaburi haravuga ngo ni umuntu yita ku bakene, Imana izamubyukiriza uburiro agwaye, Imana izamwitaho, Imana izamuha umugisha. Imana yashize abakene mu nzira yacu ngo tubakorereho umugisha.
rero kimwe mu bigaragaza ko kwizera kugenda gushira mu bantu ni ukwizirikana, ni ukwikunda, ntitube tukibona abakene bo muri twe. mfite ikindi kibazo kijyanye n'icyo kintu cyo gufasha abakene no kwita ku bakene. Harimo abavuga ngo sinzatanga mu rusengero, nacyo kibamo kuko twabonye ko abenshi bazi ko umurimo w'Imana ukorerwa mu rusengero, ariko hari n'abandi bavuga ngo sinakwirirwa njya mu rusengero, sinakwirirwa ntura, sinatanga icya 10, nzajya mfasha abakene duturanye, ngo kugira ngo nyahe pasiteri cyangwa nyature mu rusengero, nzafasha abakene duturanye. Iyo myumvire nayo irahari hanze aha ngaha, bigatuma n'abantu rimwe na rimwe bahunga insengero, ahubwo bagahindura ba bakene yuko ariho umugisha wabo uherereye, bakabura niba navuga ngo mbese bakerekana ko urusengero ntacyo rumaze. Ubwo nabo urabafasha muri iki kiganiro. Urusengero rufite icyo rumaze. Mu rusengero ni umuryango, kandi umwana utagira umuryango aba afite ikibazo, kandi mu ngaruka nyine dufite ni abantu nyine birera. Mu rusengero umuntu haba kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni icyo hafashirizwa mu mwuka, mu marangamutima n'umubiri. Icya kabiri kitubesha mu rusengero ni icyo uhakora. Hanyuma iyo umuntu avuga rero ngo kera mu isezerano rya kera hari icya 10 cyahabwa abakene, gufasha abakene, ni ibintu byahozeho kuva mu itangiriro. Imana niko yabiremye. Hanyuma muri iki gihe rero ntabwo twavuga ngo byose tubifashishe abakene. Abenshi uzumva bavuga gutyo bishingira ku marangamutima akomeretse, kubera yakomerekejwe nuko ba pasiteri bakoresha icya 10 nabi, amaturo aho bati turayabaha ngo bayagwaniremo, ubundi wayafashisha abakene. Yesu yaravuze ngo ibyo mubikora, ariko na bya bindi ntimubyibagirwe. Ni ukuvuga ko byose bikwiye. Umutima ukunze ushobora gutanga mu rusengero ugafasha n'abakene. Erega ntekereza ko ikibazo gihari gikomeye ni uko ubundi ubuzima bwacu buba bwaragize ibirarane byinshi. Noneho iyo utangiye kubigeraho, kubona umugisha, icya mbere ukora uhita ujya gusiba ibirarane. Ntumenye ngo aya ndayakoresha ibi, aya ndayakoresha ibi, aya ndayakoresha ibi. Ukwiye kumenya ngo aya nayo nayantunga, aya nayo nshobora gushora, aya nayo nkwiye gukoresha mu rusengero, aya nayo nkwiye gufashisha abakene. Ntabwo Imana ishobora kugusaba ibirenze ibyo yaguhaye, ariko ibyo yaguhaye ubyitwara mwute. Rero njye ntekereza ko abakene bakwiye gufashwa, hanyuma n'indi mirimo yose igakomeza igakorwa. Ndavuga y'ubwami bw'Imana mu nsengero. Ariko nanone abantu batanga, ikintu nababwira nemera kiri ukuri, ni uko ukwiye gushigikira umurimo wemeranywa nawo ko ari umurimo w'Imana. Umurimo utemeranywa ko ufitanye isano n'ubwami bw'Imana, ushobora kuba urimo gufana, ushobora kuba ushigikira mwene wanyu, ushobora kuba ushigikira idini ryawe. Hari ikintu kimwe kiri mu karere k'ibiyaga bigari nacyo dukwiye kuzagarukaho. Abantu bakiriye idini kuruta kwakira Kristo bahinduka abayoboke b'abantu, ntibahinduka kuba abana b'Imana. Urugero, iyo ubajije umuntu arakijwe ahita akubwira ngo ngiye nsengera kwa Masasu, ngiye nsengera kwa Gitwaza, ndi umuadeperi, ndi umuvivante, ndi umuangirikani. Abo bantu bose ntihafite ikibazo, ahubwo ikibazo wabaye umwana w'Imana. Uri umuyoboke w'Imana cyangwa uri umuyoboke w'abantu? Iyo uri umwana w'Imana, umwuka wera arakuyobora, agufasha kumenya uko ukwiye gukora mu bwami bw'Imana, hanyuma ukaba wakora iyo mirimo yose harimo no kwita ku bakene. Pastor, hari igitekerezo cyangwa se ikibazo mpise ngira mu gihe mugenzi wanjye Theo ari kubyegeranya hano. Mu rusengero umukene iyo yinjiyemo aba yiteze ko aza kubonera ubufasha mu nzu y'Imana butandukanye, kubera ko ageze mu muryango w'abana b'Imana. Iyo atabibonye akomereka gute? Akomereka ate? Icyo gikomere gishobora gukirira hanze y'urusengero yakomerekeye mu gihe mu rusengero byanze? Ndagaruka ku bakene. Ubusanzwe icya mbere gikwiye kuzana umukene mu rusengero si uguhabwa imfashanyo, ahubwo icya mbere gikwiye kumuzana ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, kuko yahishuriwe ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, impano y'Imana ari ubugingo buhoraho. Urabizi ko hari abaza mu rusengero ariko yiteze ko azahakura. Mu by'ukuri, iyo ndatanga urugero kuri Yesu, hari abantu baje nyine kuko bahawe imigati, hanyuma bukeye baza kuzana n'abandi, arababwira ati umunsi ninjye mutsima w'ubugingo.
nuza mu rusengero utegereje gufashwa gusa, ushobora gusanga yenda uwo mutima udahari. Bigisha ubugingo kuruta gutanga ibifadika, cyangwa nabwo badafite n'uwo mutima wo gutanga, cyangwa n'urwo rusengero badafite ubushobozi rega insengero bwo zose kugufasha. Ibyo bikagukomeretsa kurutaho. Umuntu yaje mu rusengero rero akaza yagize agahinda k'ibyaha bye, yasobanukiwe ko Yesu ari we mukiza, hanyuma akinjira mu itsinda ry'abana b'Imana, akaba mwene data. Uwo muntu kumufasha ni byiza, naco ntidukwiye kucirengagiza. Ni ukuvuga mu ijambo rimwe, umushumba yakagombye kuba azi ubuzima bw'abakristo bose afite. Hano nari ngiye kubabaza mwebwe turi kuganira ngo pasiteri wawe ninde? Ninde muntu ukumenyera ubuzima bwa buri munsi ukubaza ngo waramutse ute? Icyo naco ni ikibazo gikwiye gutekerezwaho, ariko umuntu aje mu muryango w'abana b'Imana yakagombye guhabwa ibikwiriye mu mwuka we, mu bugingo no mu mubiri. Umuntu naza aje gufashwa mu mubiri gusa, ashobora kuzatahira gufashwa amarangamutima ye adakozweho, kuko ubukene buterwa n'ibintu byinshi. Nanone hari abakena kubera umuvumo, hari abakena kubera ubunebwe, hari abakena kubera ishure ry'Imana barimo, Imana irimo kubigisha. Iyo paravuga ngo nigishwe guhaga no gusonza, muri byo shozwa na Kristo mu imbaraga, hari igihe Imana igucisha ahantu kugira ngo Imana niguha umugisha uzamenye ko ariyo ya mbere muri byose. Umuntu akwiye kumenya ngo ubu bukene bwo bushingiye kuki. Ibyo uzabimenya kuko uri wasabanye n'Imana, uri muri bene data, ukijijwe. Ibyo nibyo bizaguha kumenya niba koko aho uri niki bakwiye kugufasha. Ntanga urugero, niba umuntu ari mu ishure ry'Imana, mwese mukaza kumufasha, muzaba mugize neza, ariko ntibizarimukuramo. Hanyuma niba ari umunebwe, afite esprit ya mendicité yo gusaba, azava iwanyu nge n'ahandi agiye gusaba, natiga gukora, kuko gukora ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Imana ishigikira ukuboko k'umuntu. Ngenzi abantu batangiriye ku bunyobwa bagira ku bintu bikomeye, ariko nzi n'abantu iyo bigeze aha birambabaza. Uzi impamvu bimbabaza? Dufite abantu barangije kaminuza, hanyuma bahora bataka ngo mu Rwanda nta kazi kahari. Kandi leta ntishobora kubonera. Ubushize ngira ngo kaminuza y'Ibutare yasohoye abantu 8,000 mu mwaka umwe. Dufite amakaminuza 30. Sintekereza ko ayo makaminuza yose, abo bantu bose bajya ku isoko 10,000 mu mwaka, bose leta yababonera akazi. Ahubwo gute umuntu arangiza kaminuza atazi guhanga akazi? Ni gute umuntu avuga ngo ashomereye imyaka 10 arangije kaminuza atarashobora byibuze gukora ikintu cyamushoboza kubaho? Kwiga nisho byakagombye kuba bimaze, ariko kubera dufite kandi ubukene ntubwumvire mu bifadika. Hari n'igihe umuntu akena mu gutekereza, hari n'igihe umuntu aba ari umukene mu marangamutima, hari n'igihe umuntu aba ari umukene mu mwuka. Ibyo bintu byose byafatana bikabyara ubukene bushobora kugira umuntu mubi. Rero ni ukwibaza ngo uwo muntu aje niko akwiye gufashwa. Ni ubukene busanzwe gusa, tumushigikiza ifunguro cyangwa se tumutangiriza akantu kamubeshaho, afite umwuka wo gukora. Ni ukwibaza ibyo uzabimenya kuko uri mu itsinda ry'abantu b'Imana bashobora kugufasha kugera kuri ico kigero. Muri rya jambo turi kugenderaho rivuga ngo mbese Kristo azasanga kwizera kukiri mu isi, twavuga ko yashatse kuvuga ko noneho ese gufasha abakene azasanga kukiri mu isi? Ntabwo ari ugufasha abakene, ahubwo twavuze ikimenyetso cyerekana ko kwizera kugenda gukendera mu bantu. Nubwo bimeze bityo, nubwo natanze izo ngero zose zishobora gutera ubukene, umuntu yabura yakwiye kurara ariye. Kandi nta na kimwe tubuze ngo umukene yitabweho, kuko abakene bose bamenye ko gutanga, abakire bose bamenye ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Abakene bose barara bariye, abapfakazi babona aho baba. Nta na kimwe Imana yatwimye, ahubwo umwuka wo kubyiyegeranyirizaho, kumva ko ngo uhora ubireba byuzuye imbere yawe, ubyitirirwa,
kwikubira nibyo bituma bidukurikira no mu rusengero bigatuma umukene atitabwaho. Nge ntekereza ko umuntu ushonje akwiye kuramigwa bwa mbere, hanyuma akigishwa ibindi bikurikiraho byibuze yarayariye. Ndashaka gutanga urugero ruri bibilike. Igihe Sawuli yatakaza indogobe iwabo akajya kuzishaka n'umukozi w'iwabo, Samweli Imana yaramubwiye ngo umuntu agiye kuza afite inzara, umutegurire ukuguru n'ibyako urukwinka. Hari ubwo Imana ishobora gukemura, urabona ukuntu Sawuli Imana yamukemuriye ibibazo. Yabanje kumugaburira arahaga, hanyuma bukeye imumenyesha ko azaba umwami, hanyuma bukeye nanone uwo munsi wo gutaha Samweli aramubwira ngo urahura n'itsinda ry'abahanuzi, mu mutima wawe urahita uhinduka ukundi, umwuka w'Imana kwinjiyemo. Bica mu marangamutima bigera mu mwuka. Imana ishobora kubikemura nanone ihereye mu mwuka igakiza amarangamutima ikaza mu mubiri. Izi nzira zombi zirashoboka. Uyu muntu icyo ndiho ndavuga kigaragaza kwizera ni ukumenya ufite ubukene tukamenya icyo twamufashije. Ikindi kibazo mu bizera cyangwa se abitirirwa izina rya Yesu, ubwo ndavuga abakristo, mubona abakene bafatwa gute? Nayigeze kubivuga, abakene bafatwa nka Lazaro. Abakene ntibagira igitekerezo. Uzi ko umuntu uzi ko mu banyamatorero umukire iyo ashatse kuza kuba umuyoboke w'itorero rimwe kumwigisha umubatizo ntibigorana, ni kuri telefone na pasiteri amusanga mu rugo. Niyo atateranye uwo munsi baramuhamagara bakamubaza impamvu ataje gusenga. Abagaragara cyane. Kandi abatizwa korari zamurambagije, agahita ajya mu nama nyobozi, ejo ashobora guhita aba umushumba. Kubera iki? Niwe ufite ubushobozi. Uwo mutima ntabwo ari uwa Yesu, kuko Yesu we imitima yifata kimwe, hanyuma ibindi bikaza nyuma. Umukene afatwa ntagira igitekerezo, kandi Yesu nawe yarabivuze mu nyigisho ngo iyo haje umukire ngo mumwereke intebe nziza, ngo haze umukene mukamubwira ngo wicara ku birenge cyangwa uhagarara hariya. Ni ukuvuga ngo umukene ntafite umwanya mu isi, no mu rusengero ntafite umwanya. Nta gitekerezo cy'umukene cyagendegwaho nubwo yaba ari umunyabwenge ate. None uyu muntu impano ze zizagaragara ryari? Ko ashobora kuba akenya iby'umubiri ariko mu mwuka ameze neza. Pawulo se ko yavuze ngo tugaragara nk'abakene tukaba dutungishije benshi. Ahubwo dukwiye kumufasha kugira ngo tumwubakemo uzavamo uzafasha abandi mu gihe gikurikiyeho. Ni ihame rikwiye kugenderwaho. Iyo ufashije umukene uwo mwubatsemo umutima wo kuzafasha uri munsi ye, undi agafasha uri munsi ye, hanyuma tukazisanga nta mukene turimo. Pastor muvandimwe Theo yarakubajije ati ese ubona bafatwa bate? Bituma ntekereza ntese iyo yageze mu nzu y'Imana umukene arimo yagezemo cyangwa se amazemo igihe, hanyuma aratawe nk'uko tubwiye, arajugunywe, ashyizwe hanze, kandi wenda hari ibitekerezo yari afite, byangiza bite umuntu w'imbere? Ubundi Dominique urabizi ko ibikomere si amahitamo y'umuntu. Ubundi iyo umpamagaye mba nzi ko ugiye kuvuga ikintu gikomeye. Nagira ngo nkubwire ko gukomereka si amahitamo y'umuntu, ariko nanone hari ahantu ukomerekera bikagera ku ndiba. Gukomerekera mu muryango ugakomeretswa n'umubyeyi, hanyuma gukomerekera mu rusengero ni bibi cyane. Ni ibintu udashobora kwakira. Abantu bose bakomerekeye mu rusengero bashobora kuzinuka Imana, cyangwa bakabaho nyine bazi ko nta muntu w'Imana ubaho. Iyo rero umukene aje mu rusengero akaza muri bene data, reka nguhe urugero ngewe rwambayeho. Nari nyoboye itorero ariko mfite umushumba wanjye, ngewe nari nyoboye ariko mfite umushumba mukuru. Icyabaye ni iki, hari kuri bonane, abantu bavuga ati gira vuba mwihutisha amateraniro abantu bagiye gufungura. Ntekereza ko kuri bonane abantu benshi baba batetse. Ndatekereza ubu muri urusengero harimo abantu bashonje badafite uko bari bubeho. Murabizi ko umuco wacu ntutwemera kuvugisha ukuri, nubwo waba ushonje wihagararaho.
noneho ndabaza mu rusengero hari abantu batatetse uhagaze imbere y'abantu yego mu rusengero mbere ko nsoza iteraniro hari abantu batatetse bashonje bari muri iri teraniro ngo tubasengere abantu 17 barambura ibiganza ndababara ndababwira nti ntabwo ndi busenge abantu bari aha ni babagaburire ntanshiraho igiturisho abaratuye pe baratuye mpita ndababwira rero n'ubundi arabafasha uyu munsi gusa ariko nta kintu yazabamara igihe kirekire mpita umushumba ndamubwira ngenda ndacafite indi mirimo genda bari abantu basengere ubahe n'aya mafaranga kugira ngo Imana izabakize n'ubu bukene umwaka utabaze batagishonje ukuntu yarambwiye ati ahubwo batuye menshi tuyabime ndakomereka ku kigero giteye ubwoba yarayabahaye ariko yabaha batutse ababwira nabi ntabwo iyo sura nshobora kuzamva mu mutwe nabonye ikintu kibi nabonye abantu batagira umutima w'urukundo kandi hanyuma ikindi kintu cyanyigishije kibabaje nuko bahagurutse mu makorari y'abantu nzi harimo abakire b'abacuruzi bakomeye bari mpuzamahanga nkibaza ubu habuze umuntu yagira umutima byibuze ngo ateke nzi abantu bahorana inyama z'amoko arenze amwe muri firigo nkibaza ni gute aririmbana n'umuntu amaze umwaka atazi uko inyama zimeze cyangwa atigeze amenya uko inyama zimeze bakaririmbana muri korari bigashoboka ntamuhamagare byibuze ngo amubwire ngo ngwino ku meza ngwino mva ko inkoko imera baririmbana bakorana umurimo w'Imana none ikibazo mfite ni iki ni gute mwabatijwe mu mazi amwe mukuzura umwuka umwe mugasangira igaburo ryera mudashobora gusangira ifunguro gute ni gute mwaba mukorana umurimo w'Imana mudashobora gusangira byibuze ibisanzwe ntekereza ko dukwiye guhindura imyumvire Yesu naza azasanga kwizera mu isi Yesu mu bintu yitayeho ni abakene kuruta abandi yabitayeho kuko ubutumwa bwiza bwuzuye bugera mu bice bitatu mu mwuka bugakiza umuntu mu marangamutima no mu mubiri rero ubutumwa bw'igice kimwe bubwira abantu guhora kwihana tutatekereje ngo amarangamutima y'ubu muntu ameze ate mu mubiri ho ameze ate ntabwo ari ubutumwa bwiza ntabwo ari ubutumwa bwiza murakoze cyane mwagiye muvuga uburyo uruhererekane rwo kuzamuka binyuze no mu butumwa bwiza rukorwa ndakizwa nkazabwiriza undi niko bigenda ariko no mu bukene iyo umuntu akennye uyu munsi akabona umugisha Imana ikamuzamura aba afite task nawe yo kuzamura undi niko byagiye bigenda no hirya no hino ku isi ariko tubona iwacu muri Afurika reka nkoresha urwo rugero muri Afurika niba biri mu bikomere uraza kubidusobanurira iyo umuntu akize yarabanje gukena tujya tubona ubuhamya bw'abantu benshi natwe hano kuri za YouTube tujya tubinyuzaho akavuga ati jyewe nakuriya hantu tutaryaga tutambaraga none uyu munsi agenda mu modoka nziza atuye ahantu heza mbese ubuzima twese twakuriyemo bujya gusa niko nabivuga abenshi nibwo buzima bakuriyemo habura iki bwa bukene twanyuzemo tuzi n'uburyo bababaza ngo dufashe abo twasize inyuma urakoze cyane ku kibazo cyiza kuva 2007 ndi umupasiteri hanyuma mu itorero ryacu buri cyumweru twakira abantu bashima Imana nazamutse mu ntera naguze imodoka mpahira ukwezi n'ibindi ngari amashimwe ndayemera ariko numva tuzuye ikibazo niba Imana yarakugaburiye ugaburira abangaye niba Imana yarakubakiye iwawe hacumbitse imfubyi zingahe niba Imana yaraguhaye imodoka uyitwaramwo bangahe ngenza abantu buri munsi agenda yazamuye ibirahuri agaca ku capa imvura irihiragwa mu gitondo abantu babuze uko bajya ku kazi akajya ashima ngo Imana yamuhaye imodoka yawe nta nyungu y'Imana irimo Imana kubyiduha ntibyicuza igirira neza abantu bose ahubwo bimaze iki mu bwami bw'Imana rero uwo mutima kugira umutima wagutse ukwigwamo abandi biterwa n'uburyo umuntu yigishijwe reka mbabwize ukuri maze kujya mu bihugu byinshi nka 17 dufite abantu bafite amarangamutima ndavuga hano dufite abantu bagira ubuntu bukepe dufite abantu ubwo ndavuga abakristo nibo mbana nabo mu buzima bwa buri munsi dufite abantu batazi ko gutanga
bizana umugisha kuruta guhabwa. Dufite abantu akira agakira wenyine. Dufite abantu atazi ko ashobora gushigikira ubwami bw'Imana anyuriye mu mugisha Imana yamuhaye. Ahubwo iyo umuntu ahawe umugisha ahita asubira inyuma gusiba ibirarane, akajya ibyo atariye, akambara ibyo atambaye, akitukuza ari umugabo, ukabona afite ibirarane byinshi mu buzima. Gusa nge nemera ko umugisha Imana iduha ni ukugira ngo dusangire n'abandi. Umuntu aba atarumbisha isomo, kuko iyo Imana yemeye ko ukena ibigira ngo nukira uzafasha abandi gutera imbere. N'iryo shuri umuntu aba agiye kwiga, ni ukugira ngo Imana nikuzamura uzazamura abandi. Pastor, nyemera dutinde kuri icyo kintu cy'umugisha, kuko ni hamwe mu hantu ubundi hagombye gutuma umuntu agira imbaraga zo gufasha abakene. Umugisha barawusengera cyangwa barawukorera? Ngira ngo twazakora ikiganiro cyihariye ku mugisha. Umugisha, habaho umugisha wa rusange. Ubu izuba ryavuye kuba binabeza. Imana igushije imvura igwa mu murima y'abantu beza n'imirima y'abarozi. Yewe no mu itabi Imana igushamwe imvura nta nyungu itegerejemo. Ibyo ni ubuntu Imana igirira abantu bose. Uwo ni umugisha wa rusange. Hakabaho n'umugisha wihariye ufite kondisiyo. Imana ikubwira ngo nugira gutya nanjye nzagira gutya. Iyo usomye Gutegeka kwa 2:28 haravuga ngo nimugira umwete wo kunyumvira nzabagira umutwe sinzabagira umurizo, ibigega bizuzura. Hari igihe Imana iguha umugisha, igusezeranya umugisha, ariko ikawushiraho kondisiyo, ikakubwira ibyo uzagomba kwitondera. Ni ukuvuga ko icyo gihe ntabwo uba ukiri umugisha wa rusange, ni umugisha uva mu byo mwumvikanye n'Imana. Hakabaho n'umugisha wa gatatu, umugisha uzanwa no kubaha Imana gusa. Uko umuntu agenda yubaha Imana, amasezerano meza yose Imana ivuga ku muntu agasohora. Umugisha wa gatatu ni umugisha uva mu mahame. Niba ukora, Imana izashigikira ibyo ukora. Niba uri umunebwe uzatindahara. Iyo yose ni imigisha ibaho itandukanye. Ahubwo no kwibaza ngo iyi yose sinshobora kuyitindaho, ifite amoko menshi. Twakora liste ndende, gusa ngewe umugisha ntindaho ni uguhinduka umugisha wowe imbere. Nzaguha umugisha kandi nzaguhindura umugisha. Uyu muntu rero utanga ninde? Iyo wahindutse umugisha imbere muri wowe, Imana iba yaraguye umutima wawe kugira ngo nuhabwe umugisha w'inyuma uzaba ufite umutima wagutse ushobora gufasha abandi. Rero ikibazo ni iki? Hari abantu bahabwa imigisha ifadika ariko imitima yabo itagutse, idakwigwamo abandi. Aho niho hari ikibazo. Abantu benshi bazi ko guhabwa ari byo byiza, ariko gutanga nibyo byiza, nibyo bizana umugisha kuruta guhabwa. Umuntu yakagombye kwishimira ko yatanze kuruta kwishimira ko yahawe. Hari umunyamerika umwe yanejeje, yabwiye, hari umupasiteri umwe muri Tanzania yari inshuti ye, bari baramenyanye mu biterane, hanyuma umupasiteri yatangiye itorero, ari abakene pe. Noneho yandikira uwo munyamerika aramubwira ati turabakene mudufashe, tutanga umurimo ugoranye. Umunyamerika aramubwira ati amafaranga turayafite, ariko nagira ngo mbere yo kuyaguha urabanza usubize. Tubahe amafaranga umugisha ugaruke iwacu muri Amerika, cyangwa wigisha abantu bawe gukora umugisha ubiwanyu. Aramubwira ati banza uhitemo, nzaguha amafaranga. Imana iramugendera, imuhishurira ko adakwiye gutegwa inkunga, ahubwo akwiye guhinduka umuterankunga. Yigisha abantu be gukora. Ni itorero rye riri mu matorero akize, ameze neza. Kubera iki? Kurambura ibiganza, kumenya gutanga bizana umugisha. Rero guhabwa umugisha, aho umugisha wava hose ntacyo bitwaye, ahubwo twebwe twahindutse umugisha, nibyo bizadufasha bizadutera gufasha abakene. Iyo bigeze rero ku kintu cy'abakene nk'uko turi kukivugaho, haba n'inyigisho Bibiliya bakavuga ati Bibiliya nayo iravuga ngo hahirwa abakene. Bakavuga ati abakene, namwe mu nyigisho mutanga, ndi kuvuga abapasiteri, bati n'abanyamatorero bakunda kugaragaza ko abakene bahiriwe, ntibishimira yuko bazamuka. Hari article mperuka gusoma ariko irababaje, umunyamerikakazi wari wayanditse, yafotora urusengero rumwe rwo muri Zimbabwe runini ruhari,
kugira ngo n'umupasiteri menye ari Lukau niba ariko yitwa, agaragaza uburyo rurimo abantu benshi bameze neza, sorry bo babaye ariko we ameze neza ku ruhimbi. None aravuga hirya iterekana n'utundi tuzu tw'abakene, avuga ngo reba abanyafurika ukuntu baguye, amafaranga bagiye gusaba umugisha no gusaba gukira, ubutunzi babushyiriye pasiteri. Ndabihuza n'iki? Yaravugaga ngo bakwiye ahubwo gutekereza uburyo bashinga koperative, we yabazamura, none ntibabikoze, ahubwo babishyiriye pasiteri. Namwe rimwe na rimwe mu nyigisho mutanga baravuga ngo mwe mubabwira gukena yuko ari byo bizabahesha umugisha, cyangwa se ari bo banyamahirwe, kandi mwebwe mugena amaveti, mwambaye neza, mutuye ahantu heza. Rimwe na rimwe bakavuga ngo mubigiramo uruhare kugira ngo abantu bakomeze gukena. Sinajya kure y'ibyo. Abantu batuzaniye iyobokamana bazanye na colonization, aho zahabu nziza ni diyama n'ibindi byajyaga iwabo, hanyuma bakabwira umuntu ko gukomeza gukena ntacyo bitwaye. Yari imyumvire y'igikoroni. Ariko ubu turi muri 2021. Nasomye mu gihe cya Paulo, Bibiliya avuga ngo yarabigishaga, ariko ngo bagasubira mu rugo ngo bakongera gusesengura ngo barebe ko bigishijwe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo dukwiye gukomeza kuyobogwa buhumyi. Uwo mwuka ntugire ngo warashize, n'ubu uracahari. Donc Afrika irashakolonijwe, niko dukwiye kubyemera. Kuko duhinga ikawa ntidushireho igiciro cyayo, bakazashyirwaho n'abadahinga, hanyuma bakazatuzanira Nescafe ku rwego igikamvugwa cya 4, tukakigura arutayo twagurishije ikiro cy'ikawa nziza. Donc Afrika irashari muri ubwo buzima. Ariko ibundi itorero niryo ryakagombye kuzana impinduka, kubera itorero rifite inshingano enye: ni umunyu w'isi, ni itabaza ariko igitereko cyaryo, ni umuco w'amahanga, ni umudugudu utabasha gutwikirwa. None haba twigisha n'ibandi, nabigishijwe n'abakoroni, babigisha iyobokamana ariko rifite inyungu za politiki inyuma yazo. Aho bagendeye kuki tutahumuka amaso ngo duhuze ukuri kwa Bibiliya n'ubuzima tubaho, hanyuma dutanga ikintu gishobora gufasha abakene bo muri twe. Uzi ko iyo umuntu yambaye neza bamwita umuzungu, iyo umuntu atuye neza bamwita umuzungu. Umuzungu niwe azi ubwenge, niwe yagira isuku, niwe abaho neza. Hari ikintu kimbabaza kigaragaza ubukene bwo mu bitekerezo. Iyo urebye abanyafurika birirwa bapfira mu nyanja bajya i Burayi, kuki twe tutakora iwacu ngo habe nko muri Amerika? Kuki tutakora iwacu ngo habe nk'hariya? Birashoboka. Byakagombye gutangirira mu nzu y'Imana, tukabitabaza ari ku gitereko cyayo. Ariko abatwigisha ibintu byiza ariko bituzuye kandi nabwo kubw'inyungu zabo. Ngewe sinumva ukuntu pasiteri yishimira ko afite miliyoni 800 kuri konte, agenda mu modoka ya miliyoni 200, abana be bose biga muri Amerika, afite umuntu mu rusengero udashobora kubona y'agataro. Uko kunezezwa no kujya abakene ntabwo biri mu nyungu z'ubwami bw'Imana, ni inyungu z'abantu. Ntekereza ko dukwiye hari ikibazo ku mpande ebyiri. Hari ikibazo c'abigishwa, hari n'ikibazo c'abigisha. Itsinda ryahisemo kujya abakene ntabwo ari ryo dukwiye gushingiraho imyizerere. Dukwiye kwibaza ngo ibi dukora nibyo twakagombye kuba dukora. Igihe cyose dushobora kwibohora kuri iyo ngoyi mu gihe duhinduye imyumvire. Rero ubukene ntabwo buri mu bifatika gusa, ahubwo niyo mitekerereze nayo irakenya. Kandi guhinduka birashoboka. Gukorera Imana ni byiza, ariko gushigikira, tekereza umuntu wambaye bodaboda nayo yacitse akajya gushigikira ugenda muri vewiti, guteze gute? Itorero niryo ryakagombye kuzana impinduka, rikabitabaza ariko igitereko cyaryo, ariko naryo kubera isoko tuvomaho, ndavuga mu batuzaniye iyobokamana baduhaye ibintu bituzuye, hari igihe bihinduka igikoresho cyo kunyunyuza abakene, hanyuma tukabigisha umurongo waruvuze utarimo ukuri kwinshi, usobanuwe nabi kubw'inyungu z'abantu bavuga ko ari byiza kuba bakene kugira ngo
tuzabona ubwami bw'Imana. Ngewe siko mbyumva, nemera ko n'abakene bazajya mu ijuru batari benshi. Kubera iki? Umukene ahorana amaganya y'isi, umukene ahorana umunabi, ubukene sinzi niba muri mwebwe hari uwashonje. Ngewe narashonje, nzi inzara ico bivuze. Uzi ko umuntu asonza akibagirwa izina? Uzi ko umuntu asonza urasonza ukayoba aho wari ugiye? Ngewe narashonje ngwara igifu cyane, banyandikira kukibaga. Narashonje ngwara amaso arapfa, nambara rupe. Narashonje ngwara igituntu. Urumva iyo ufite imirire mibi haje ingwara ntabwo yikira. Ngewe nzi inzara ico bivuze. Si impamya ko abakene bazajya mu ijuru ari benshi. Kubera iki? No gusabana n'Imana biragoye ushonje, ubu yitotombera. Kujya mu ijuru ubukene bavuga ntabwo ari ubukene bwo mu mubiri bavugaga, ahubwo ni ukumva ko ukeneye Imana, unyotewe Imana, wumva ko utishoboye, ahubwo hejuru yawe hari izindi mbaraga zakurengera muri ubwo bukene. Uribuka Mariya igihe yamenya ko atwite Imana, yaravuze ngo Imana ihagije ubukene bwacu. Yibutse Isirayeli nk'uko yavuganye na Aburahamu. Ubwo bukene bwo, iyo nyota ni Imana ikwiye guhaza. Hanyuma ku bifadika twavugaga by'umubiri, dukwiye kuba dufite inyota y'u Rwanda rusa neza, tutagifite abantu bagifite imyumvire yo kujya i Burayi. Imana ikaduhaza ibyiza ku kigero abantu hatumva ko numva ivugabutumwa ubu ngubu ngira ngo mu gihe cya korona byarahagaze, ariko abantu benshi bafite amasezerano ya visa. Reka nguhe urugero. Ngewe nabaye mu cyaro. Uzi ko mu cyaro abantu Imana ibabwira ko ngo bazatura i Kigali. Ari isezerano rikomeye. Ari isezerano rikomeye. Dukwiye kuba dufite buri karere kose kubatse ku kigero nta wararikira kuza i Kigali. Ico umuntu yakwifuza yakibona. Ubwo bukene nabwo Imana yabuhaza. Imana ikwiye kuduhaza mu bice byose, mu mwuka tukaba twubatse neza, amarangamutima ndakenye, mu buryo buri intellectuel tumeze neza, hanyuma no mu buryo bw'umubiri nabwo Imana ikaduha umugisha. Ubwo bukene bwose nibwo Imana yahaza. Pastor, umuntu agushyize muri stade Amahoro, mvuze stade Amahoro kubera ko turi i Kigali, ariko aho uri hose udukurikiye ku isi, ufate stade ikwegereye hafi yawe, kuko urabivuga mu maso yawe ukabona ko ufite agahinda pe, ku buryo waguha inkoni wahera ruhande niba ari cyo gihano cyabaho kugira ngo bihinduke. Muri stade harimo abashumba bose wibwira ko bakoze ayo makosa atariyo mu ntama zabo bari bakeneye. Bari muri stade baparitse amavuta n'imodoka zabo hariya, bagushyize imbere yabo ngo babwire mu nteruro imwe igikwiye gukora, wabwira iki? Nababwira ngo twarahemutse. Nababwira ngo twatanze ibintu bitakiza umuntu. Twahinduye abantu kuba abayoboke bacu, ntitwabahindura kuba abana b'Imana. Imisi irimo kuduhinyuza. Ntushobora gusobanura ukuntu jenoside yashobotse abakristo 95%. Imisi yaraduhinyuje, itwereka ko tutari abakristo. Hanyuma ubukene bw'inyigisho nzima nibwo butuma dufite ibigo ngororamuco bingana n'ibyo dufite. Abana bacu bishwe n'ibiyobyabwenge. Kutigisha ibintu byuzuye nibyo bituma dufite abakene mu rusengero, abapasiteri tukayajyanira, tukananirwa kumvikana ku ntebe zingahe ziri ku ruhimbi, ku mazina twitwa gusa, amaturo. Ibyo bikazana isura mbi, tugatukisha izina ry'Imana mu banyamahanga. Twakoze ikintu kibi. Iryo jambo niryo wababwira abashumba bahari n'imodoka zabo muri stade. Noneho barabazanye, hariho na babakene, Kristo babo babakene nabo bicaye ku rundi ruhande, bararebana, bari hamwe. Nabwira abakristo ngo ntibakajye bamira bunguri, bajye bajonjora ibyo bahabwa. Akantu Imana yaremanye umuntu itaremanye n'undi muntu wese ni amahitamo. Nibige guhitamwo ibyabagirira umumaro. Bavuge ngo ibyo twigishwa biri ukuri. Ibi nibyo twakombye kuba twakira. Ubundi uko dufite uburenganzira bwo kwisomera Bibiliya, kuki tudasoma ngo tumenye niba ibyo twakira biri ukuri. Hanyuma ikindi nababwira nuko biga guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Twe kubitunga mu mpapuro no mu mutwe,
ahubwo nitubihuze n'ijambo ry'Imana. Niwige gukora uhereye kuri make hanyuma utere imbere. Niwige gufasha mwene wanyu mwegeranye hanyuma ubuzima buhinduke. Niwige guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima, tuzagira igihugu ciza, tuzagira umugisha mu rubyaro, tuzagira umugisha mu buzima bwa buri munsi. Ubwawe noneho ngira ngo umuvandimwe Theo mu gihe akiri kureba uko abigenza nawe, ku bwawe niba Kristo mu ijambo ryaravuze ngo mbese wumva afite impungenge, azasanga kwizera kukiri mu isi. Kwizera harimo ibyo byose twavuze n'ibindi tuzavuga mu bindi bice. Wowe ubwawe noneho izo mpungenge koko wowe iyo urebye ubona azasanga kwizera kukiri mu isi koko? Abarebye ikiganiro cabanje cavuga ku rukundo, twavuze ngo niba tudahindutse ngo duhindure n'uburyo twigisha n'uburyo twakira inyigisho, ngo tugaruke ku rukundo rwa mbere, ubukristo buzashiraho, hasigare ko higeze kubaho ubukristo. Kubera iki? Nibo abantu badakundana, nibo batagira ubuntu, nibo badafasha abakene. Hari ibintu byinshi bishobora gukuraho ubukristo. No kutita ku bakene bishobora gutuma ubwo bukene bwose, bwaba ubwo mu mwuka, bwaba ubw'amarangamutima, bwaba ubwo mu gutekereza, bwaba ubwo mu mubiri, bushobora kuzatuma abakristo bashiraho. Kubera iki? Twishe amahame y'ubwami bw'Imana. Niba tudakunda mugenzi wacu nk'uko twikunda, erega na n'ubu byaratangiye. Reka nguhe urugero ruri hafi. Abanyamatorero bari baratubitsemo ubwoba, batubwira ko tutabaho atari urusengero, sibyo? Ubu tumaze umwaka kandi umuntu yabonye ko ashobora kubaho umwaka ugashira atagiye mu rusengero. Ubwoba ntibutangiye gushira, yenda hazaza n'ibindi bikomeye kuruta ibyo bizatuma umuntu amenya ko ibyo bamubwiraga byose bitari ukuri. Niyo mpamvu dukwiye kwibaza ngo ese korona irangiye tuzakomeza aho twari tugejeje cyangwa tuzabwira abantu kuri kw'ijambo ry'Imana? Twubaka umuntu yabaho ari mu rusengero n'igihe atari mu rusengero. Reka nkubwire ikosa twakoze. Twigishije abantu kuza mu rusengero, ntitwababwira ko naba ari urusengero inyuma y'urusengero. Noneho ukantu gasubiremo. Twigishije abantu kuza mu rusengero, ntitwababwira ko nabo ari urusengero inyuma y'urusengero. Noneho yagera mu rusengero akitwara neza, yaba ari inyuma y'urusengero akaba ari umuntu usanzwe. Ntekereza ko rero abantu bakwiye kumenya ko ubuzima bw'ubukristo budashingiye gusa ko yateranye, ahubwo bikwiye guhinduka ubuzima, tugahuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Impinduka tuzakomeza tubitabaza ku gitereko cyanyu. Nibitagenda gutyo abakristo bazashiraho. None uhuriye n'umukristo wawe mu nzira. Niba Kristo yarabivuze bikandikwa mu ijambo ry'Imana tukaba tubibona, wowe noneho hari umuntu ubereye icyitegererezo muhuriye mu nzira hano ku muhanda, arabikubaje ati pastor wowe kubibona ubona azasanga kwizera kukiri mu isi? Murahuye arabikubajije? Ntabwo navuga ngo kuzaba kwarashizeho burundu, kuko amaraso yamenye yaba yarapfuye ubusa, ariko kuzaba gusigaranye bake. Rega Matayo 22:14 haravuga ngo abahamagawe ni benshi ariko abatoranyijwe ni bake. Ibibazo tugenda ducamwo uko iminsi igenda iza bigenda biduhinyuza, ku buryo ubona ko abantu benshi nyine ari abayoboke b'amatorero ariko abafite kwizera nyako batari benshi. Hanyuma gute tutakoresha amahitamo yacu tukagira ukwizera gukomeye kwazatuma iminsi twanyuramwo yose izasiga tukiri abo kwizera? Turimo twegereza umusozo. Mu matorero menshi wigeze kwivuga ko wagiye unareba bije ko ziba zimeze, ubona amatorero menshi cyangwa amatorero muri rusange ubona ari mu mwanya mwiza wo kwigisha gufasha abakene? Ubona koko ari muri uwo mwanya mwiza? Hari ibyo tubona by'ibiseke ngo by'abakene n'ibindi byinshi bikoreshwa nka geste, ariko bikitwa geste kuko nibyegeranijwe. Wigeze gutanga urugero, harimo n'ababigabanya, n'ayo makuru nayo turayamenya. Hari naho twumva n'ibyo batanagizemo uruhare, ukumva compassion yatanze ibintu niyo tuzi cyane muri Afurika na Caritas, ukabona byariwe n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ubona koko amatorero ari mu mwanya mwiza wo kwigisha urukundo rwo gufasha abakene? Ntabwo bishoboka. Ikintu cyose cyagutsinze ntushobora kugira imbaraga zo gucigisha. Byaba ari byo ku ruhimbi, kuko abapasiteri nitwe ba mbere tuzi kuvuga disikuru iteguye neza.
ariko behind kuwa mbere no kuwa kangahe tubaho ubuzima butandukanye na bya bindi tuvugira ku ruhimbi. Icyo kintu kirababaje, ntushobora kwigisha gufasha abakene atari bwo buzima ubaho. Ari ukuntu social media murabona ko leta iragerageza pe, leta y'u Rwanda iragerageza, bagafasha umukene, bagatanga ingoboka ku basaza, noneho ukabona nk'umupasiteri arapostinze aho batanze inka, nk'abareba leta irimo gukora iby'itorero ryakagombye kuba ikora. Hanyuma leta kuko yabonye ko itorero ryananiwe inshingano zayo, irimo gukora ibyo itorero ryakagombye kuba rikora. Gufasha abakene ntabwo byari inshingano z'itorero z'igihugu, byari inshingano z'abanyetorero. Ntekereza ko buri mukristo wese aramutse afashije mugenzi we bari kumwe, abakene bose bajya, leta nayo yakoroherwa igakora ibindi. Yega dufite ibintu byinshi byo gukora, twakubaka, leta iracafite inshingano zo guteza imbere igihugu, kubaka inganda, bakora ibintu byinshi, ariko barimo no kudufasha mu nshingano zacu. Dufite isoni, bidutera ipfunwe, bakaza kuremera abaririmbyi bacu. Itorero rimaze imyaka nka 80, guma mu rugo yaza, leta akaba ariza kutugaburirira abaririmbyi bacu batuye imyaka yose bamaze mu rusengero. Ngiye maze imyaka 35 mu itorero rimwe, sindarihindura. Tekereza niba ntegereje ko leta ariza kumpa ibiryo muri guma mu rugo, muri iyi myaka yanjye yose y'ubuzima narayibaye mu itorero, ntabwo siko byakagombye kuba bimeze. Mu yandi magambo rero tutari mu mwanya mwiza wo kwigisha urukundo rwo gufasha abakene. Ntabwo wabyigisha utabikora, ntabwo turi mu mwanya wabyo, ahubwo dukwiye kubanza kwihana. Ndabwira abashumba badukurikiye, rega ntabwo tuzakomeza kumasika, ntabwo tuzakomeza kubyigisha ku ruhimbi no kubivuga atari bwo buzima tubaho. Tuzajya duhura n'ibiduhinyuza, hazi ikintu kiduhinyuze kitubwira ati buriya si bo mwari muri bo. Rero ntekereza ko dukwiye gutera intambwe za ngombwa, ukigisha bike ariko bishobora kuzana impinduka, kuko ibyo turirimba n'ibyo twigisha si ibyo bihindura abantu, ni umwuka ubiherekeje. Murakoze cyane. Yes, turasoje rero, dusoreje ahangaha, buri wese afite icyo yavanyemo. Ntutekereze ko itorero twavugaga ari irindi, ni wowe wizera, wowe wahisemo kuba umukristo muri ya mahitamo twabonye wigengaho. Ubwo iyo tuvuze itorero nawe burimo. Rero turabashimiye mwese, dushimiye pasiteri waduhaye umwanya kugira ngo tuganire, dushimiye Dominique twari kumwe, dushimiye Agakiza TV, dushimiye Nkunda Gospel, dushimiye Byishimo Live na Sinai TV. Imana ibahe umugisha wose bagenda basanga ubutumwa bwiza. Reka dusabe pasiteri gusoza adusengera. Mwami Yesu Kristo, dufite isoni, dufite ipfunwe ko twananiwe kuzuza amategeko yawe, rimwe na rimwe tukabyigisha abandi, tukabihimbamo indirimbo atari bwo buzima tubaho. Udushoboze kuba abo wifuza ko tubabo. Turakwemereye kugira ngo duhindure mu bice byose bitugize, udushoboze kubitabaza ari ku gitereko cyayo, udushoboze kuba umuco uvira amahanga. Mwami Yesu Kristo, uzabukoze. Intege nke zacu zihindura imbaraga, duhindure, tuzakugirira umumaro. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.